reka nakire umubyeyi inshuti by'umwihariko akaba n'umuyobozi w'Ishusho TV tumwakire hano kuri Emi Pro Media TV. Umubyeyi Shari, reka tukwakire kandi tuguhe ikaze. Murakoze. Umeze neza? Ndaho ndakomeye. Ni karibu hano Igishaka iwanyu kandi iwacu. Yego murakoze rwose, nanjye ni iwacu rwose. Yego. Hano hamaje gusozwa rero igitambo cya misa cyaturemo itangwa ry'ubusasire doti ku diakoni. Bisobanuye iki ubundi ku mukristo kuba umuntu yava mu cyiciro kimwe agahabwa ubudiakoni, agahabwa n'ubupadiri? Umupadiri abasanzwe muri societe yacu rusange nk'abakristo. Mu by'ukuri ibi tubifata nk'impano idasanzwe kuri kiliziya ndetse no ku bakristo muri rusange. Nk'uko Kardinali yabivuze, aragira ati imyaka ireze ariko ikeneye nyine abasaruzi. Rero biradusaba ko tubona urubyiruko rwinshi rwiha Imana kugira ngo kiliziya yacu irusheho kubaho, igire n'ubuzima busagambye muri Kristo. Shari, ni ibirori hano muri Gishaka, ariko se kuri wowe by'umwihariko nk'umwe mu bakristo wa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ugira uruhare mu gukurikirana imihango imwe n'imwe ikorerwa muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, wabonye gute ibirori byabereye hano? Ibi birori uko nabibonye ni ibirori byiza byahuje abantu benshi cyane kandi binashimishije, kuko nabonaga hari abantu benshi cyane, ibihumbi birenga nka 5. Rero kuza muri uyu muhango ugasanga abakristo ari benshi kandi bifuza kureba uwo muhango ni ibintu bishimishije. Ikindi binatuvugurura rero ubukristo bwacu, iyo tubona uzaduhembura arimo ahabwa ubusaserdoti, bituma abantu bagira ibyiringiro ndetse n'ibyishimo ko babona uko bikorwa kandi bakishimira rimwe na rimwe iyo ngabire nyine Nyagasani aba yaduhaye. Ni ingabire Nyagasani atanga, uko nyiricyubahiro Antoine Kardinali Kambanda yabivuze. Umukristo cyangwa se abarayiki nibo babyara umupadiri atuka mu muryango. Uyu munsi hari urubyiruko, uyu munsi rwa kujya mu bihaye Imana, ariko nk'aya nk'umubyeyi warabyaye uzi kurera, ugira uruhare mu igezabutumwa, by'umwihariko uri n'umuyobozi w'icyubahiro w'Inyange za Mariya, habamo urubyiruko rwinshi. Uyu munsi urubyiruko rwifuza kuba rwakwiha Imana, warugira iyihe nama? Kiliziya ni umubyeyi kandi mu kiliziya hari ubuzima. Urubyiruko rw'iyi minsi rimwe na rimwe turarangara, ariko turasaba amasengesho ababyeyi baturere neza, baduha indangagaciro za gikirisitu, bityo tuzakunda kiliziya kandi tuzayitangira. Rero naho biva ni uburere tuhabwa kandi ni n'ingabire ya Nyagasani. Naho ubundi tuza abapadiri ntabwo twazabaho, kiliziya ntiyazabaho mu minsi iri imbere. Rero turashishikariza urubyiruko by'umwihariko kureba, kumva icyo Nyagasani abasaba, noneho bakitabira uyu muhamagaro. Yego, turi gusoza cyangwa se tukwinjira neza mu isozwa rya yubile y'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda iwacu, ndetse n'imyaka 2025 ugucungurwa kwa muntu. Uyu munsi haracyari ikibazo mu bahanzi. Wabonye ko korali yaririmbye uyu munsi, nk'umwe mu bagira uruhare mu gushyikira abahanzi, niki wabwira amakorali muri minsi ari kuririmba, afite inyota kuba yatera imbere ariko akabura wenda nk'ingoye y'ubushobozi? Ariko wowe wafashe amakorali menshi, wafashe abahanzi benshi, tunabigushimira. Amakorali y'umunsi aririmba muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, abanzi yogeza butumwa mbere na mbere cyangwa se abanze kumenyekana? Korali buriya rero igira uruhare rwayo mu kiliziya, kandi gutera imbere kwa korali ni ugutera imbere kwa kiliziya. Rero abantu nibafasha amakorali, yego, bayafashe, babwire urubyiruko rwegere kiliziya. Ni ubutumwa, kandi ubwo butumwa urubyiruko nirubukora bizatuma abantu benshi baza mu miryango ya Action Gatolika, by'umwihariko kuririmba. Korali iyo ziririmbye neza bitanga ubundi butumwa, birigisha, byunganira ivanjiri, byunganira amasomo ya kiliziya, ndetse byunganira n'inyigisho padiri atanga. Bityo rero abantu nibakora iyo bwabaga, baze dufatanye mu kiliziya duhimbaza Imana. Hari wigeze avuga ati umuririmbyi umwe ngo iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe.
Yego. Uruhare bundi rw'umuhanzi kugira ngo abantu basobanukirwe ngaho mu bahanga dufite muri Kiliziya Gatolika iwacu mu Rwanda bashyikira abahanzi byaba binyuze muri televiziyo ubereye umuyobozi by'umwihariko nk'umuyobozi w'icyubahiro w'Inyange za Mariya. Ubundi umuhanzi asobanuye iki muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda? Umuhanzi rero ni ipfundo, navuga ko ari ipfundo rya liturujia. Urumva dutangira kenshi mu Kiliziya turirimba, uwahanze rero Nyagasani aba yamuhaye umugisha. Yewe mpamya neza nawe ko aba yatowe, nawe ni intore ya Nyagasani ko arahimba ibimuvamo bikatugirira akamaro kandi akabiha umurongo nyawo Kiliziya yifuza. Yego hari izindi ndirimbo zitari za Kiliziya cyangwa ziba zifite inenge, niyo mpamvu dukangurira abahanzi kwemera ko bakosorwa ubundi tukagira ibihangano nyabyo byiza kandi Kiliziya yifuza. Reka tugushimire, tuzaduha n'undi mwanya tuganire nawe kuri Emi Pro Media TV, ariko ndashaka dusoza ugire icyo uvuga kuri korali Inyange za Mariya. Muri minsi hari igitaramo? Yego, muri iyi minsi dufite igitaramo Inyange za Mariya ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani. Tuzaba twizihiza umunsi mukuru wa Asomusiyo. Tubikora mbere kugira ngo twinjize abakristo muri Asomusiyo. Rero nk'abafite aho duhuriye na Bikira Mariya, dufite uwo mukoro wo guhamagara abantu tukishima mu ndirimbo za Bikira Mariya kandi tuziririmba neza. Rero no kubatumira, igitaramo kizabera muri Kigali hariya imbere ya hirya Serena gato. Abantu bazaze bazishima. Amatike twafashe ibice byose 25, 20, 10 ndetse na 5. Abanyeshuri bari mu biruhuko, abaririmbyi bose turabatumira, abihaye Imana, ababyeyi bacu ndetse n'abandi bose bakunda umuziki gatolika. Reka tugushime tukuye ku mutima kuri Emi Pro Media, kandi twishimire uruhare ugira mu gushyikira abahanzi ndetse n'amakorali muri rusange. Murakoze, namwe ndabashimira iyogezabutumwa rigezweho ubundi muduha, bityo rero dufite amahirwe adasanzwe. Murakoze.